ariko maze kubona message isaba ko tuzataramana uyu munsi, ashatse guhakana kugira ngo wenda ngomeze gahunda ndimo, ariko umutima umbwira ko icyo mwansabye, ibyo mwansabye gukora ni inshingano zanjye, ni domaine yanjye, nibwo buzima mbamo, niho nashoye imbaraga, niho nashoye ubuzima. Nyuma y'uko Imana impamagaye, nta kandi kazi nakoze, nta kandi kazi nkora, naka ngaka. Wenda ntimwambajije ngo nze mbabwire aho mwakura isukari, ntimwambajije ngo nze mbabwire aho mwakura amafaranga, kumbwira ngo nize mbabwire icyo Imana irimo kuvuga, ariko kazi nkora guhakana byarananiye. Rero ndabashimira kuba mwarantekereje, nanjye ndi hano kugira ngo nkore iyo service, kandi twese dukomeze dufashwe. Amen. Hallelujah. Ndashimira rero umugabo twazanye, bamwakiriye biganiro, reka yongera haguruke. Mani guha umugisha, ngira wicarire, ndimo kumwigiraho ibintu byinshi. Afite impano ikomeye, wenda bamwe barayizi abandi ntibayizi, ariko nge ndimo kuyibona. Imana igukomereza amaboko n'umuryango wawe, komeze kukwitaho. Reka nshimire iri torero, abashumba, umushumba nabo mukorana, kwemera kumpa uyu mwanya, nayo n'indi mpano. Kuza hano ni kimwe, ariko kunsaba kugira icyo mvuga ni umugisha, kuko topic mwampaye ni ukuvuga ngo nayirayeho, ni ukuvuga ngo namwe mwatumye nanjye nyiga. Hari igihe umuntu agira ngo wenda aje kwigisha abandi, ariko iyi topic nongeye kuyumva, nongera kuyikunda. Rero kuba mwaremeye mukashakira uyu mwanya mukabinsaba, kuko nje ntabyo nari mfite, Imana ibaha umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha. Abakristo namwe rero kuba mwaje mugasiga imirimo, mugasiga gahunda zindi, namwe Imana ibaha umugisha. Abaririmbyi, abacuranzi, abapapa, abamama, gufata uyu mwanya ni izindi imbaraga ziba ziyongereye kuzo wari ufite. Reka rero munyemerere umwanya umuyobozi wa gahunda mpaye, dutaramane, tuzamurane. Hari ijambo riri mu migani rivuga ngo uko icyuma gikaza ikindi, ngo niko umuntu akaza mugenzi we. Kama vile chuma hunoa chuma, ndivyo mtu hunoa uso wa rafiki. Munyemerere rero dutaramane. Iyi nzu hakunda kubamo ibintu byinshi birangaza abantu, umuntu akajya muri telefone, umuntu akumva yakonje, umuntu akumva haje ibindi bitekerezo kugira ngo bikuyobye. Ariko reka ngusabe, kuko umwanya mfite ntabwo ari munini, aho ndi nahasize abashyitsi baje kundeba. Hari abandi bashobora kuba baje kuko ndi hano, abaza kunsura baraza, hanyuma hari nabo nasize mbabwiye ko nje mu materaniro. Reka rero munyemerere tutarame nkuko mwari mumeze mu mwanya. Abaririmbyi barimo kutuyobora, ndaza kubasaba kugira ngo tuzamurane. Ngiye kuvuga ku ijambo mufite ry'umwaka wose, iryo bampaye kuvugaho, kandi ni ijambo rifite
amakuru y'ingenzi. Amen. Amen. Ifitemo amakuru yuzuye, uyakurikije neza hari icyakwiyongera ku buzima bwawe. Rero nagira ngo mbasabe, ndacyarimo mbasaba. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yego, murimo kubikora neza. Rero nanjye ngiye kugerageza kubikora neza, mbabwira amakuru y'ijambo guhishurirwa. Guhishurirwa niki? Biza ryari? Bimaze iki? Ese birakenewe? Ese ibyuzi hari ibindi ukeneye kumenya? Amakuru ufite hari ayandi ushaka kongeraho? Icyanditswe kigiye kutuyobora, umusomyi usoma Bibiliya neza adufashe igitabo cya Daniel ibice 2 murongo wa 21 n'uwa 22. Hanyuma tuze tusangire twese. Ninde udufasha? Daniel ibice 2 21 n'umurongo wa 22. Ubwo ni 21 na 22. Ubwo muri hangana nyine imvugo zambitse umupaka. Aravuga ngo niyo inyuranye ibihe, Yego. n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Yego. Kandi ishura ibishwe byategerwa, izi n'ibyo mu mwijima, umuco ubana nayo. Amen. Amen. Subira mukurikire neza. Ndabona bamwe batari gusoma n'abandi barimo gusoma. Reka twese tujyane kuko ni ngombwa nyine ko abantu bose bibaho. Hari ufite Bibiliya mu ntoki, hari uyifite muri telefone, hari utayifite. Ariko reka dusubiremo twumve. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, Yego. niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, Yego. n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Kandi ishura ibishwe byategerwa, izi n'ibyo mu mwijima, umuco ubana nayo. Amen. Amen. Akantu ntabwo mukumvise, mwari kuvuga amina cyane. Amen. Umucyo ubana nayo. Ni ukuvuga ngo ni Imana iri ahantu hacanye, ni Imana iri ahantu hamurika cyane ku buryo nta kihishwa. Reka rero twinjire muri iri jambo. Amen. Amen. Urubyiruko kenshi ndabona abenshi ari urubyiruko. Iyo mbonye abantu benshi ari urubyiruko ntekereza ibintu bibiri. Umutima wanjye urishima kubera ko ngiye kubiba mu butaka bukiri butoya, mu butaka butarameramo amahwa menshi, mu butaka butarameramo imishugi myinshi, mu butaka butarazamo andi makuru. Ariko nkongera nkagira ubwoba. Nareba urubyiruko abenshi baza nta Bibiliya, abandi bazifite twajya gusoma bakagira ubute, nibo bazi kwandika ariko bakaza nta agenda, no muri telefone harimo agenda ariko ntibandika. Nabwo nkongera nkagira ubwoba, nkavuga ndetse aba bantu nibo bantu bakabaye iri jambo rirareba urubyiruko cyane. Amen. Hallelujah. 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 Ariko igitangaje nibo barambirwa mbere, n'indirimbo nizo mwakundaga ariko sigaye zibarambira nazo. Iyo muhagazaga hari igihe muririmba twabareba tukabona mubuze icyo mufataho ngo mwicare, niba ari uguhagarara umwanya, niba mwarananijwe n'iki, ariko ihangana iminota mikeya wumve aya makuru. Amen. Hallelujah. Mu Rwanda hari agaterme tugira akajya kavuga ngo icyambere ni amakuru. Tega amatwi wumva aya makuru, ndizera ko. Amen. Hallelujah. 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 Guhishurirwa nibajije ndetse nicaye hariya
abashumba batekereje iri jambo, ese abakristo barimo baramenya iki kintu cyo kiri kuvuga? Noneho reka mbaze icyo nibajije. Tugeze mu kwezi kwa 11 nako kugiye kurangira. Ese kuva mu kwa mbere wahishuriwe iki? Kuva mu kwa kabiri kugeza mu kwa gatandatu kugeza mu kwa 8, ni iki kintu wahishuriwe? Reka rero mbanze nsobanura ijambo guhishurirwa. Guhishurirwa harimo ijambo guhisha, harimo ikintu gihishe, ariko cya kintu gihishe kikaza guhura n'umuntu ugihishura. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bihishe. Amen. Hallelujah. Hari ibintu bihishe. Niwe wasomye ngwino dukorane n'ubundi. Zani yo karaba. Hagarara. Iyo karamu yihishemo hano. Nuyiburaga urihanga. Ngabigendere ndaza kukubwira. Kugira ngo tuze kumva iki ni guhishurirwa niki. Nari mbabwiye ngo harimo inshinga, harimo ijambo guhisha. Ni ukuvuga ngo ni ikintu gihishe, tutazi amakuru yacyo, ntituzi uko kimeze, ariko birasabwa ko amen, kugira ngo tukimenye hagomba kuba imbaraga zo kugihishura. Ngwino noneho ya karamu yawe yishake irahishe. Hano wabwira umuntu ngo hano harimo ikaramu, keretse wenda babandi bashamburiya nibo bayibona, ariko umuntu udafite amaso yo kuyibona ntiyoyimenya. Kandi nawe ikimworohera nuko aza kuyibona kubera ko ari wowe wayishyizemo. Ariko nagira gusa ngo mbere ku kuntu guhishurirwa bibanza kuba bihishe, noneho bya bindi bihishe bikaza guhishurwa, tukaba ari bwo tubimenya. Amen. Hallelujah. Noneho ya karamu irahishe yihishure. Aho ubanza nayo yabimenye, ibanje kumugora kugira ngo afe kuyibona. Rero ndagira ngo mbasangize iri jambo. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hari ibintu bihishe kandi ari ibyacu. Hari ibintu bihishe kandi tubikeneye. Hari ibintu bihishe abandi barabihishuye, twebwe ntitwabimenya. Hari amagambo Imana yahishuye. Uyu mugabo Daniel, reka ngaruke muvugeho gatoya. Ndacyarimo ngenda ku ijambo guhishurirwa, hanyuma noneho tuze kuryiga uburyo twahishurirwa neza. Amen. Amen. Tumurikiwe n'umucyo w'Imana. Daniel yabaye umugabo wakoze amateka mu gihe cyari kigoye. I Yerusalemu bari batuye bamerewe neza, babaye mu gihugu cyabo, Imana ibasura buri munsi. Nyuma baza guhura n'akaga, bakurwa mu gihugu cyabo, bajyanwa iminyago, bajyanwa mu gihugu cy'abanyamahanga kirimo Imana zidakora, kirimo Imana zitazwi. Barabafata babajyana i Babuloni. Ngo bagere i Babuloni basanga ni abantu badafite Imana nk'iya Isiraheli. Ngo bagereyo bahura n'ikindi kibazo gikomeye. Abo basanzeyo babareba bakabona na abasore beza b'igihagararo bafite Imana, baza gucura umugambi wo kugira ngo babacecekeshe, bababuze gukorera ya Mana ya. Ayo makuru murayazi. Kugeza ubwo babahamagaye ngo barababwira ngo babajyana ku ishuri, ngo baje kubigisha, babakuremo ibitekerezo byo kumenya Imana, babinjizemo ibitekerezo byabo, babajyana ahantu mu kigo ngo babagezeyo. Daniel arahishurirwa, amenya amahame y'Imana yiwa. Abwira bagenzi be, arababwira ngo nubwo bari kutugaburira neza, nubwo ibi biryo bitetse neza, ariko nje nahishuriwe ko turamutse tubiriye turebye nabi wasanga harimo kwibagirwa Imana yiwacu. Mureke ibi biryo tubyange, kandi ntitubyanga ku mbaraga, turabasaba twe batureke. Daniel arahishurirwa, barabareka. Amina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuvuga ngo Daniel yagendaga agera ahantu
akamenya ibiri mu mutima w'Imana, akamenya ibihishe iriya yabizana bikabagirira umumaro muri icyo gihe. Hanyuma ngo barasaba, barababwira ngo twebwe mutugaburira ibishyimbo gusa. Uwo muntu ngo arababwira ati ariko murashaka kunteza ibibazo, nitubagaburira ibishyimbo ejo bagasanga munanutse, bashobora kuzatuma ngirira akazi ngatakaza. Daniel aravuga atoya, ntugire ikibazo, we gusa bitugaburira iminsi 10, iminsi 10 nishira ugasanga tumeze nabi. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Babagaburira iminsi 10 ngo irangire, baje kubareba ngo basanga ngo barasa neza kurusha abandi. Barangije ngo barababwira bati sasa mukomeze. Daniel ako kanta baragahishuriwe, barakomeza. Ikindi gihe umwami ngo arota inzozi, arose inzozi ngo bucya arazibagirwa, ahamagara abanyabwenge bose bo mu gihugu ngo bamuzimusobanurire. Arabazana bashyira muri sale nini, ngo arababwira ngo nijoro naribikiriye, nararyamye, ndota inzozi, none nazibagiwe. None icyo mbahamagariye, namwe muri abanyabwenge, nimuzizane muzivuge, kandi nimurangize muzisobanure. Abandi batari ko se bakabwira ibye bati mumubwire basi izo nzozi nabanza tubwiriza arizo. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. Nibatubwiriza arizo, hanyuma natwe duhere kuri izo, hanyuma tuzisobanure. Ngo baraza babwira umwami batabanyabwenge, baratubwiye ngo icyo bashobora gusa nuko wabafasha ukababwira inzozi izarizo warose, nabo igisigaye barazisobanura. Umwami ngo ararakara cyane, ngo aravuga ngo muransuzuguye, nabahamagaye nk'abanyabwenge batoranyijwe, none mugiye kunkerereza, nimugire vuba. Nabo ngo batera hejuru, babonye ko bagiye gupfa, bagiye kugira ngo biramire, kugira ngo badapfa, batanga amakuru y'umusore ufite guhishurirwa. Amina. Amen. Batanga amakuru ngo barazamura, baravuga ngo aya makuru dusabye ntitwoyashobora uretse abantu bababwamo n'Imana zera. Jina la Bwana libariki. Amen. Hari abantu b'abasore b'Abaheburayo, abo nibo tuzi bashobora gusobanura ibyo bintu. Ngo baragenda bazana ba Daniel ngo baragenda barababwira bati sasa aya makuru ntitware tuyazi, niba umwami yararose nyuma akabyibagirwa, icyo tubasaba twebwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Icyo tubasabye ni muduhe umunsi umwe, ejo bundi tuzagaruka tubabwire ibyo umwami yarose n'icyo bisobanura. Umwami ngo aravuga ati ubwo bigenze gutyo nimutahe, uyu musore atumye mudapfa, nimwihangane rero noneho mugende, ejo bundi mwese muzagaruke. Baragiye ba Daniel ngo bajya kurara mu masengesho. Niho havu yari ya magambo twasomye. Ba Daniel ngo barasenga, ngo baravuga ngo Mana, tugiye kwicanwa n'abanyabwenge, igihugu cyose abantu bagiye gupfa kubera ibintu bihishe, watubabariye ukabihishura. Hallelujah. 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 Amen. Ibi bintu wabihishuye abantu bakabaho. Watubabariye Mana, ngo ijoro ryose baratarama, ngo bagejeje mu gicuku barananirwa, bararyama. Ngo baryame, Daniel Imana izihishura ibihishwe. Hallelujah. Amen. Imana ngo iramusura, za nzozi arazibona, abona uko umwami yaryamye, abona inzo yarose, abona n'icyo bisobanura. Ngo abyutsa abagenzi be, barabwira ngo nimubyuke. Niki? Ati za nzozi ndazibonye. Mo kiraho mu cyumba nibwo bavuze ngo hallelujah. Amen. Hallelujah. Turacyari kumwe? Yego. Hallelujah. Hallelujah. Nibwo bavuze ririya jambo, n'Imana izi guhishura ibihe, n'Imana ijya imenya ibizaba. Iyo Mana, hallelujah. Hallelujah. N'Imana ngo iba umucyo n'umwijima imbere yayo biratwikuruye.
umucyo ubana nayo. Ngo barabyuka mu gitondo bajya kureba umwami, ngo bagereyo bamusobanurira inzozi, igihugu kirakira kuko cyari gifite umuntu umwe ufite ihishurirwa muri we. Ibihishwe rero, haleluya, 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 oh haleluya. Ibihishwe ni ibihe? Guhishurirwa ikintu gihishe, uragishatse ukiguyeho urakibonye. None ibi bintu byahishwe, ihishurirwa niki? Reka mbanze mbabaze, nibyo narimo ntekereza nicaye hariya. Wenda reka mbaza abaririmbyi, ese iyo muri kuririmba muhishurirwa iki? Wa mwanya muhagaze hano bamwe baririmba bahumirije, abandi bakaririmba bakanuye, abandi nuko biterwa n'imiterere y'umuntu. Ese iyo muri kuririmba muhishurirwa iki? Uyu mwaka wose mumaze muririmba mwahishuriwe iki? Kuko mu ndirimbo harimo ibintu bihishe, harimo amabanga y'Imana, harimo amasezerano y'Imana, haleluya, haleluya, harimo ubwiza bw'Imana, harimo ubuzima. Siriya ndirimbo mwaririmbye hano, nahereye ku ya mbere imwe sinayumvaga neza, nkumva igiswahili amagambo nk'atatu andi mukayamira. Mujye musobanura amagambo abantu babaje kumva kugira ngo bahishurire. Amen, amen. Ese iyo mwashize mu isirimbo muhishurirwa iki? None umuntu agize gutya yokura mwiki? Ni ukuvuga ngo amen, amen. Mu ndirimbo hari ibihishe. Wenda mu ijambo ho abavuga butumwa tugerageza gusobanura. Indirimbo hari igihe muririmba ntimusobanure. Hari indirimbo abantu baririmbaga kera mu ndirimbo zo gushimisha Imana, babwira ukuntu abantu bashobora kuririmba indirimbo batazumva. Abantu baririmbaga indirimbo, noneho hakaba abantu bamwe batumva neza ijambo rirangira ry'indirimbo. Muzi indirimbo ivuga ngo kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'iki? Ingoga. Umumama umwe aravuga ngo we yarazi ngo nk'uko Eliya yajyanywe n'ingona, agafashwa akazamura amaboko, ngo Eliya yajyanywe n'ingona. Ese iyi ngona wasanga n'uyu munsi hari abaza bumva gusa ngo Eliya yajyanywe, bakumva ngo ntibamenye ngo ni ingona cyangwa ni ingoma cyangwa ni. Noneho hari indi nayo twaririmbaga, wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu hariho hagutunganiye mwami. Amen, amen. Aho ndimuhumvise. Noneho bakajya handi, ngwinube mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye, ngwino utahe mu mutima wanjye wibonere nkaho kuba. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Noneho undi nawe ngo yarazi ngo bajya baririmba ngo ngwino umbemo, ngo niba ibyo mu nda bikwemereye. Areka none arafite inzara. mujye musobanura ibintu. Mwebwega mukaza hano mugasimbuka kubera ko mwarepese mukagira ngo abantu uko barumva. No, mujye muririmba indirimbo zisobanuke, abantu bahishurirwa amabanga y'Imana ari mu ndirimbo. Seko mutavuga ngo amen, Haleluya. Genda komeza mbwirize, nome navuge na haleluya na amen, mwe ntimwokwibwiriza kwe. Amen, Haleluya. Mujye muririmba, mujye murepeta, nimugera hano musobanura amagambo kuko abantu bakeneye guhishurirwa. Nimutabikora abantu bazajya batahana ibice by'indirimbo bidahuye n'ibyo mwaririmbye. Amen, Amen. Uniondolee majivuno, komesha kiburi,
utawale akili zangu, Bwana niongoze, uifundishe roho yangu habari za mbingu, kizazi changu Yesu anaishi. Haleluya! Amen. Ese amaboko ni mazima cyane ko mutari kuyazamura ngo natangiye mbasaba inshuro nyinshi, mureke dutarame, mureke dutara. Cyakora ntimwanshubije, sinamenyaga niba mwabyemeye cyangwa mutabyemeye. Amen. amen Niba mwabyemeye aba mama muwe muretse kwifubika, mubanze mureke tuzamura amaboko. Abakobwa mureke kwifubika, muzifubika namwe niho muri kujya. Tubwire Imana ngo haleluya. Niki kirimo, niki Imana idusaba guhishurirwa. Dore urugendo rw'abakristo tumaze mu imyaka, abantu bari mu gushaka guhishurirwa Imana, kandi Imana irashaka ngo twihishurirwe ubwacu. Banza umenye wowe urinde, wavuye he, urajya he, ugeze he. Amen. Amen. Ngiyi topic y'umugoroba, urinde, wavuye he, ugeze he, kurajya he. Ayo makuru urayumvise? Nutaha ubaza umuntu mwese urinde, wavuye he, ugeze he, kurajya he. Wabashije uwo mwicaranye? Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu, iwe Mungu, hakuna mwengine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Haleluya. Amen. Oya duhere kuri iki cya mbere, urinde. Urinde. Akubwiye ngo iki? Uwo wabajije yagushubije? Yo gusubiza se? Nawe nta makuru afite. Urinde. Wewe ushaka kuvuga uti ndi muhire, reka da. Muhire na akazi na kejo bundi gusaka navutse nsanga karaje, ariko hari muhire wa kera wari utaragira izina, wavuye aha, wari uhishe mu mugambi w'Imana. Ibyo nubihishurirwa. Abantu bahishuriwe umugambi w'Imana nta kintu batinya mu buzima uretse Imana yonyine. Amen. Nuhishurirwa ibyo. Haleluya. Amen. Yeremiya yigeze kubyibaza, yibaza uwo ari we, yibaza icyo yaje gukora ku isi, yibaza. Aravuga ngo ma warashutse, nanjye nemera gushukika. Imana iramubwira ngo hagarara gatoya, uriyobewe, reka nkubwire impamvu. Nakumenye ntarakurema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ariko ko mutari kuzamukana, muzamuke tutarama. Rega ni igitaramo nta. Amen. amen Cyangwa mwagiye gutangira gutekereza muri bandi. Who are you? Suko babaza mu Cyongereza. Urinde. Muyandi magambo, papa ntanzi, mama ntanzi, umudamu wanjye ntanzi, abana banjye simbazi, nabo ukutubana tutaziranye. Uretse gusigihe cyonyine cyaba kiza ku buzima nuko uzisobanukirwa, ukamenya wowe utaraza, ukamenya wowe ugeze ku isi. Keretse umugabo numvise wagerageje kubisobanura neza, ni umugabo witwa Rick Warren, wanditse igitabo cyitwa Ubuzima bufite intego. Yaravuze ngo umunsi uvuka Imana yarasetse. Amen. Amen. Mwe ko mudasetse se kandi mwaravuze. Ariko none umunsi uvuka, mu yandi magambo, Imana yarishimye kuko umugambi wayo wari ugezweho. Ibyo nubihishurirwa ubuzima buzoroha. Nubihishurirwa, haleluya. Urinde.
wivuga amazina, wivuga papa wawe na mama, bariya ni abejo bundi, ariko reka nguhe igisubizo gitoya. Amen. Amen. Igisubizo cyangwa nawe wakibona, kubera ko ari nje bahaye kubivuga, reka mvuga uko nahawe. Nusanga ari byo ni sawa, nusanga atari byo ni ibyo nyine. Amen. Hallelujah. Zaburi 139 uzayisome neza nibwo uzisobanukirwa. Aravuga ngo Uwiteka, ngo igikanga cyanjye kitarabaho, indesho yanjye n'amagufa yanjye atarabaho, wari umfite mu mugambi. Uyu mugoroba ndavugana n'umuntu wicaye hano, ugize iminsi wibaza ibiri kukubaho, ibyakubayeho, ndacyarimo nguhera iriya. Reka maze ngusubize ngo uri uw'Imana yashatse, uri umugambi w'Imana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uri umugambi w'Imana. Amen. Amen. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimpata yeye umepata vyote, acha kusumbukia ya ulimwengu, tafuta Bwana Yesu upate vyote. Amashini mpundu kuma. Hallelujah. Amen. Nababwiye ngo iyi topic mwatumye nishima cyane. Naraye nibaza ndinde ubu, ndinde wo kutangongere muri Kenya abantu bantumire, ndinde wo guhabwa mikrofone, ndinde sanga igisubizo ndi umugambi w'Imana. Amen. Ndi inyungu y'Imana. Amen. Ndi proje y'Imana. Ndi umushinga w'Imana. Kubimenya nibwo buzima, fisama hora dashira. Hallelujah. Utaramenya kuririmba, utaravuka iwanyu, Imana yari izi ko mu muryango wanyu iki gitabo nababwiye cyitwa ubuzima bufite intego kiravuga ngo amen. Amen. Kiravura imentobe. Amen. Hallelujah. Cyangwa nabasha kurisha. Erega natwe hari abavuga butumwa tugera hano tukabarusha ijwi, ukabona murimo kuko abantu batarimo kukumva neza. Ujye ubona basana bari mu muyaga, ukabona umuntu arimo arareba. Reka ngabanye numve noneho. Urinde mama, urinde papa, urinde. Nuhishurirwa iki muri uyu mugoroba, tuzongera guhangayika, tuzongera kurara ku ijoro, tuzatinya abarozi n'abapfumu, tuzatinya amabandi n'ibindi nibizakubaho, ntibizongera kuguhangayikisha. Uzajya ugenda umenya ko umunsi uvuka wazanye package y'ibizakubaho n'ibyo uzaba byo. Amen. Amen. Nahuza nukuvuga ngo muri package navukanye ntacyo nari kuzaba ntarampagarara hano muri gospel ngo mvuge ubutumwa. Imana ntaravaho, ntaraba n'urusoro, papa na mama bakiri abahungu n'abakobwa. Imana yabonaga iyi mikrofone, nukuvuga ngo jewe nahishuriwe ko. Hallelujah. Hallelujah. Seko nari mbongira ngo iri jambo riraza kubanezeza, kabambona muri gufunga isura. Turafashijwe gukomeza. Ko turafashijwe. Hoya mujye mumwenyuraho gatoya. Amen. Amen. Urinde. Hari abantu bagiraga amahane babarwanyi, yajya gukubita uwundi akabanza akamubwira ngo nguranze njyewe. N'abadamu benshi b'ingare akajya avuga ngo njyewe umukobwa w'abanyabyinshi kazi nguranze. Ngo wanyibeshyeho. N'ubu hari abantu bajya bavuga batyo. Uretse no kukwibeshyaho, nawe ntiwiyizi. Umunsi wihishuriwe uzakorera Imana wivuye inyuma, kuko Abefeso 2:10 haravuga ngo kuko turabo yaremye. Hallelujah. Hallelujah. Ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Musi umwe nicaye Nyamata, ndeba urugendo rw'umuhamagaro, ndeba ibintegereje, ndeba akazi kantegereje, ndasenga
bishurirwa ijambo mu Befeso 3:20 ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba ikamuduhana n'umutima ukuze tugahora tunezerewe tuyihe icyubahiro. Murimo kuntenguha kuyiha icyubahiro. Abapapa n'abasore muri hano muzamura amaboko regasaya mu mugambi w'Imana. Imana yari yateguye ko uyu mugoroba tuzataramira Imana. Haleluya, haleluya. Mana yanjye komeza ujye ufasha gutaramire ntezicyumvira mpore nize ijambo wambwiye sikabure kubaragaza. None nawe ujye uhishurirwa kiyo y'umukungu ugahita ushyiramo, nta kindi bisaba, ni uguhishurirwa gusa. Biri kubu mutavurira amaboko umpa imbaraga kugeza umpa imbaraga. Siko nezerewe kubarusha. Ubundi abasangwa nibo bakagombye kunezerwa mbere y'umushyitsi. Nuko mujya munezerwa. Ubu mwavuye inyuma. Araho tutara. Mwifashe noneho. Amina. Haleluya. Cyangwa murashaka kunezerwa nuko nicaye. Uzikinejeje. Nuko nongeye kwisobanukirwa. Ndahishuriwe muri uyu mugoroba ko ndi umugambi w'Imana, ndi umushinga w'Imana, ndi proje y'Imana. Amen. Hallelujah. Amen. Niyo mpamvu isi na Satani n'ibitindigasa byose birirwa binyirukaho, birashaka kugira ngo binzimye, ariko ikitangaje umugambi w'Imana, umugambi w'Imana urahagaze iteka. Umugambi w'Imana ntawawugarura, mubami ntawushobora kwitanga uwo mugambi. Urahagaze iteka kugira ngo usohore. Amashyi menshi ni mpo. Ibuka Farao umwami w'Egiputa, ibuka Farao umwami w'Egiputa, ntakwatagize ngo yitange uwo mugambi. Waramuhitanye umugambi w'Imana, ubona imbere yawe ibisa na Farao, ukabona n'ibindi bimeze nk'ibiyaga. Umura witinya reba Imana mu mugambi. Amashyi menshi ni ho. Umunsi wahishuriwe ko kuba muri Kenya kwawe wari umugambi w'Imana, ntabwo uzongera kugira ubwoba no kwicuza, ntabwo uzongera kubabazwa n'abatuye ahandi. Umunsi uzihishurirwa neza, ntabwo uzongera gutekereza ko abandi bakuruta. Umuntu wese yaje mu mwanya we, umuntu wese yaje ku isaha ye. Mu mico yacu usanga dukunda kuvuga ngo ngenda kuruta, ngo uracyari umwana. Ni ukuvuga ngo abantu batarihishurirwa, batarisobanukirwa, baba mu maboko y'abandi bantu. Cyane cyane bikunda kuba ku bwoko bwacu. Ntabwo tuba twebwe, tuba aba bandi bantu bashaka. Umuntu ajya kwambara ngo se ni nambara gutya ngo baravuga gute.
wajya gukora ikintu ngo ese bazavuga gute? Ese aba bantu hora wikanga ni bande? Ni wewe wenyine ku isi, waje wenyine, uzasubirayo wenyine, uri wenyine, urimo. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Musu w'inyamata nabwiye umusore umwe ndamuhamagara ndamubwira ndetse ugira gahunda yo kuzashaka ati cyane. Uritegura gukora ubukwe ati yego. None wari wafunguza konte y'umwana wawe? Ahita ambwira ngo umwana ngo mbaye ntarabona nyina ngo twari musengero nimugoroba ngwese ngo baye tarabona nyina ngo afunguze konte y'umwana. Ndamubwira nti reka nkubwire ibi tuvugiye aha nge nawe umunsi umwe uzagaruka uri kurira wicuzira ijambo nakubwiye. Aratura ngo bucya ararambagiza arashaka, ubu afite abahungu babiri. Umuhungu wa mbere yatangiye kwiga, umunsi umwe turahura yishima mu mutwe ngo Minerval uribuka ibyo nakubwiye? Ngo ariko harya ngo uzi ko wabimbwiye nyine ngo kandi iyo mfunguza konte cyaki ngo mumbamerewe neza. Ubu urubyiruko hano mbabwiye ngo mubike amafaranga y'abana banyu, mwavuga muti uyu mupasiteri yaje gutera urwenya. Abana banyu barahari kandi baziga kandi mugomba kubateganyiriza. Ibi mugomba kubihishurirwa kuko ni umugambi w'Imana. Atawale, atawale, mwambie Yesu atawale, 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 mwambie Yesu atawale, atawale, mwambie Yesu atawale, ategeke, ategeke, ubimbwire Yesu abitegeke. Hallelujah! Amashimeshe ni muntu kuba. Abafite mikrofone muzamuke muzi. Kubera iki mutabihishuriwe? Amen. Amen. Ko mucecetse barabavangiye. Yes. Reka mbwire iyi ranje iri hano aba mama, iyo muhishurirwa ya myaka ya kera hari ibintu mwaka baye mwarakoze murabyumvise noneho ariko noneho ntimugira ubwoba. Uyu mugoroba mutangire muhishurirwe ibizaza umwaka utaha, ibizaza mu myaka iri imbere. N'Imana ihishura ibihishe, izihishura ibihishwe mugoroba ndanezerewe kabisa. Twari turi kukanda gusa kibaza ngo urinde wewe ni nani? Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Urinde wewe uraho gusa ngo byararangiye ngo umunyabyinshi sinzi ngo ufite papa ngo uri umwishwa w'abakingo washatse mu ibyo ni bitoya. Renga ibicu, uri kumwe n'Imana ihishura ibihishwe, uri kumwe n'Imana iri hejuru. Ari hejuru y'abahanuzi tifura zo misi ibyaremwe byose nta na kimwe itaremwe n'ibiganza bye. Ari hejuru, ari hejuru y'abahanuzi uwo mwami tifura zo misi ibyaremwe byose nta na kimwe itaremwe n'ibiganza bye. Muririmbye neza siko wagira ngo twararepetanye. Mwari muzi ko ariyo mugiye kuririmba se? Ubwo murahishuriwe rero. Amen. Bariza umuntu mwegeranye utese urimo guhishurirwa. Nyamuneka uyu mwaka abashumba baguhaye amahirwe, uyu mwaka urangire wihishuriwe
wisobanukirwe. Hari abantu bihishurirwa nabi akavuga ngo ngiye buriya ngo mujye mwitonda ngo ngiye ngira umujinya. None se wihishuriwe kugira umujinya gute? N'Imana imenya ibihishwe ihishura ibihishwe. Mana uri nziza ibihe ibihe. Muri hanganaga niba ari hejuru niba ari hasi. Mana uri mwiza ibihe numva amahoro komera uwo mwami amashyi menshi. Haleluya. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibidukwiye. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibidukwiye. Tuyisubahiro. Haleluya. Aha, noneho reka twimuke rero tuvuye ku ijambo ribaza ngo urinde. Ubwo niba utihishuriwe niba utisobanukiwe wa mugani wa pasiteri ubwo nyine bakureke uzabimenya umwaka utaha. Ariko uyu mugoroba ni amahirwe Imana iguhaye yo kumenya ngo noneho menye neza. Hari akantu ubushize Apotre Christophe ari hano nagiye mbere nsanga baririmbyi barimo kuririmba ka karirimbo muririmbye mu kanya. Ega mahoro yakuzuriye isi umwami Yesu ategetse. Umwami Yesu ategetse. Haleluya. Umwami Yesu ategetse. Tumuha amashyi menshi. Haleluya. Iminota yanjye irimo kurangira nkabona bamwe barasa naho bagiye kurambirwa. Uretse gatoya ndaje. Noneho rero umva urinde. Wavuye he? Nahavuze. Ugeze he? Utingeze muri Kenya. Nairobi. Ngeze Nairobi. Aho ukurajya he? Ongera ubazo mwicaranye mwese ugeze he? Nukuvuga ngo uyu munsi reka nkubwire iki kintu gishya wongera ukibuke neza ugihishurirwe. Iyi nzu urimo, aha hantu uri, iyi myenda wambaye, ukugenda, ibyakubayeho, iyi situation urimo uyu munsi ni umugambi w'Imana. Ibirimo kukubaho wenda bamwe bararakaye, bamwe bivumburiye Imana, abandi bivumburira abahanuzi ngo barabeshya. Oya, ntaguhanuriye, ntaguteye ubwoba. Uyu munsi aho uhagaze no harimo ukuboko kw'Imana, harimo ubuzima bw'Imana. Na tusisumbukie tena chakula wala nyumba, yote twavipata kwa neema yake. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu. Haleluya, 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 haleluya. Njiani yote atuongoza, aichukua mizigo yetu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ninatangaza hadhara jioni ya leo, Mungu atachukua mizigo yako. Njiani yote ya kuongoza aichukua mizigo yetu. Hallelujah, Yesu. Amen. Amen. Ugeze urakora bikanga, uriruka bikanga, uriga bikanga, urararota, uratekereza, ugira gute bikanga. Ariko ngiye gusoza, ngiye kukubwira inkuru nziza. Amen. Amen. Ngiye kugutangariza amakuru Imana igufiteho mema yako mbere. Ibyiza biri imbere, ejo hawe ni heza. Amen. Amen. Nuhishurirwe ejo uzakomera uyu munsi. Impamvu tutarimo gukomera nuko tutazi uko ejo bizaba bimeze. Ariko abafite amakuru ko ejo bazamererwa neza, uyu munsi barakomeye. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ejo uzaba nde? Ejo uzakora iki? Imana ihishura ibihe, umucyo ubana nayo. Ubuzima bwawe irabufite, ikibazo gusa ni wowe utarabuhishurirwa, ni wowe utaramenya ayo makuru. Haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu, wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, mema yako mbele, wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Amashimashu ni Mungu. Muhaguruke dusenge. Hallelujah, Yesu. Muhaguruke. Yawezekana kwamba umepitia mambo magumu, tena yawezekana yawezekana historia yako sio nzuri, lakini jipe moyo, ndivyo Bwana anasema. Hallelujah. Jipe moyo tu, vumilia Baba, Baba. kaza mwendo tu, Hallelujah.